shasi ntiterura ndashaka kuzabwira Fabu akambarisha siporo tujya kagori bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim nubwo sigaye cyangwa nabakurambira urimo gushyiramo ntabwo wamananyo kosa tere bikanze ndi imfungwa bikanze ndi inkoko cyangwa iyi ni shinge shikura kandi nta mushinga mu bishirira nishima umwanya muto undi nkagira intimba n'umubabaro ariko wajyureka kunshingaho Bibiliya se n'igitabo nabigutumye nese usigaye wumva Bibiliya ukiruka ugahabuka kuba nikubajije kari yawe bibaye ikibazo hanyuma se wagira ngo bigende gute nimba ari yawe hagiye gutumsomera wabonye umeri bere se ugira ngo ni hembe ryaje muko swari mama pasteri nyine uzi ibintu byinshi mu ijambo ry'Imana nyigisha ushobora kumpaguruka iruhande none birashoboka byakunda narakawe navuga ati neza se shira ndi mu aho kazi nawe njye mbikira hari umuntu mukura ndetse kanongere nibikira hari umuntu mukura ego ni hari umuntu akakurutira abandi mwajya kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu amuhuza akaguha urukundo akagutega amatwi mukiganirira ariko mama yahindutse ate koko ko mbona yahindutse nk'ikirere byasigaye ananiwe ubwoba ko kuba muri urugo bisigaye birutwa no kuba buri Nyakanga ariko si ubundi ubundi uriya musore uhuruza hano kuko nawe nangiye kumushyira sinyimushyira amakenga sigaye numva mukekakeka we na mama kandi yirirwa mbeshya ngo ni umuntu ngo basenganaga ngo ni iki kandi mba mbibona aha hantu ni nko mu vuriro nk'ubwo utaka cyane ari kurotsa urajyana imitano ayigendera mbona nazabivamo reka ibintu ninjiyemo byambereye umutwaro w'imbere umuzigo sigaye nicara njyenyine nkumva ndi kure nuko se noneho ko adaheruka kumpamagara yabaye iki njye mu mafoto ye murebe Yesu mbega umusore siko nari nzi ko mbega uzi ko nari nzi ko nta musore uruta Fabu ubaho ye dore mbega stati mbega amafoto mbega umusore ubu se nabona gute nimero ze kandi reba umuntu wamupositinze
byose nitesha mutwe. Ufite we si ukuvugana nawe twibye tugasuhuzanya twibye ibintu byose, wowe ndamufite no gukomeza kwitesha umutwe nayo ntayo. Nze mpamagare nuza ariko sha icyaka kiranyishe, simperuka no kwinywera akantu sha kuva kiriya kigabo cyaza sinkinywera n'akantu ariko Nasi? Nasi? Ngwino hano. Jye impamagara. Umva. Ndashaka kugutuma. Shaka kwinduma he? Ndashaka kugutuma ndumva afite inyota cyane. Ugenda ufate ka gakapu. Ushaka gafanta? Nanjye urangurira. Ugenda se nyine cicika wumve. Ugenda urebe ka gakapu. Uri kumva? Ariko ureba agafungwa gafite imashini. Hanyuma nujya kugura ntugurire hano hafi. Ahubwo utambike handi hirya kuri ka kabutike kari munsi y'umuhanda. Kariho icyapa cya Mitsingi na Primusi. Kandi bacuruzamo ibyo bintu gusa. Ese nyine ntega amatwi w'intambwe imbere. Hanyuma ugende unzanire Primusi ikonje cyane. Kandi ikindi ujye ugira ibanga. Ngaho giye. Ngo Primusi ni yawe se cyane nduri kushaka kuyigurira. Igishekeje se ni ikihe? Primusi nyine nzi ko Primusi hano muri rugari kizira. Genda uyinzanire. Ariko kizira se ninde wayiziririje hano muri uru rugo? Ariko nari nasize igikoma muri Primusi. Igiki? Igikoma, kangusukira igikoma. Igikoma? Ariko ubwira igikoma uramuzi? Ni mama wanje. Erega ndabizi ugakunda kubi ahubwo igikoma. Uzagenda ujya gukisangira na so washya nowe. Ngewe mpe bikoma. Haguruka ugenda unzanire. Okay, ibintu ni bibiri. Ntayo nzana nutanga igikoma. Ese ubwo ubwira uzi wari. Ikindi kandi niba utabishaka wigireyo. Ari kurandebera akakumiro k'umukobwa. Nasi? Nasi? Oui. Garuka hano. Koma kukigora. Ubundi wamwe igikoma. Niko usigaye usuzugura narakwibyariye. Akoma. Nta soni kwikubita ukabwira ko ariko uri umurokore kandi umurokore yesha. Hanyuma ni wowe untegeka gukizwa. Uri Imana se, uri ijambo cyangwa uri umwuka we. Ni wowe untegeka ibyo nkwa. Ariko kuva kera wari umurokore kandi n'ubu urasenga nese sinjya nkubona. None se ubundi niba udashaka kugira waretse nkayigurira hafi none umva hano uri kuntuma iyo bigwa ngo ngiye gushaka yo bye. Umva nkubwire nyiragako nta rutugu rukura ngo rusumba ijosi. Ntuzifuze na rimwe kunsumbya umunwa. Uri kumva? Nagukubita. Uri kunyumva? Genda ukora ibyo nkubwiye. Maze ibyo bikoma ubinywe ibindi uzabibikire so kugeza igihe azazira. Uzabisangire. Kuva ishizeho papa wanjye nawe nigiye. Ubwo nawe noneho wa musore wawe yakugurira byeri. Ariko aya magambo ko akomeye ngo wa musore wanjye none ibi bintu yaba yarabimenye kuri musore dukundana. Ishyano nibyariye risuzugurira ingaraguza gati nganze nihamagariye Karine mubwire azanyisubire azakanzaniye ya nyamabi. Hello? Neko, nagira ngo uze kundeba hanyuma uhite kuri butike unzanire nyine uzana akantu tube tunagasangira. Ntubizi yuko se n'ubundi iyo kari gusangirwa ariko karyoha. Aho umutindi yanditse ntiyivu. Uyu se we kandi abaye iki?
se ibi bintu ni ibiki? Bibiliya mbona abantu bayisoma mba mbona ntazi ukuntu ameze nk'abacuma abayisoma aho nanjye nkareba ngo y'ahantu bita muri Samira ndasoma ndege ko mbona ari ibintu bimeze nk'imvaho bitewe n'umugabo buriya mugore yashika gute kansoma mbona ari utubike asanga ariwe yafashwaga ngo nuko uwo mufilisitiya uko bukeye nuko bwije akabasatira agenza atyo iminsi 40 biki gemurira bakuru bawe afata imwe y'inganzo zikaranze naye banasa njya handi nawe ariko ntarimo n'udutore dufite utuzina twiza we aramerari icyaba bari gusomamo abasore nehemiya ngo n'ahandi ngo umwami arabinyemerera abitewe n'uko kwiza kw'Imana yajyaga kwari kwiza kw'Imana kwari kumuriho usa n'uriya kumuriho yawe yambara ko yarisigaye yakabyeyi ahubwo Bibiliya irashukana niho babikuye abura kujya kwisomera kuri interineti udukuru tugezweho kaza muri Bibiliya mbona ibintu nazi wose ibindi uri kundistabinga wowe urinde Karine wayo inshuti ya Mary wawe nawe uze gusenga tubivugana naje wawe ndumva ufite ubugambo bwinshi ngaho inshive ngo meze nk'izahabu ikirenge cyanjye cyashikanye mu ntambwe zayo inzira yayo zirayikomeje sinateshuka ni byiza mera cyane amakuru se ushobora amaze kuba igikumwe cyiza si baka kanya kuza utewe urakoze ahubwo kuva kera nari mu mito mama wawe se ari hehe nagure kumwe ari bikese kumwirukana bimaze kwitera mikapu ko niyamigata nsanga wayitapfunye mbere yuko cyane usanga cyari imigati twasigaye ababyeyi nta migati yawe ahubwo umakaye kamitsingi cyaka Primusi ndumva nyine nta kibazo nta kintu nshaka nese na si mama wawe ari ko namushaka ubu se ari muri salo bari muri salo tu none nawe uje kumufasha kunywa byeri oya ntabwo ari cyo nshaka kumufasha ko ntabwo ari byo bingenzi ahubwo nasireka mubaze mama wawe niho yabaye ahubwo bakamubaza iki gitabo ukibona ute ngewe nagifashe ngo ndebe numva biranyemeye wese ujya urebamo ntumbwire njye nawe nyansoma biriya ahubwo njye icyo nagira ngo nkubaze hari niyo mpamvu gitumye mubaza ati mama wawe yabaye iki se ni gati ki nsigaye nyoberwa ubufasonzemo mama wawe kuva yawo yahise aba nk'ihene iciye ikiziriko nyine yari ari kwiruka mu byo atazi yari afite byinshi byo kwirukamo yari akeneye no kurariga amaboga ariko nsigaye mbona akundana n'utubogari nazi ese ibyo birakwiye ku muntu wasengaga nk'uriya mbese ntibikoreye iki ndamubwira akantu kawe umaze kuba inshinzi maze nakoresha
ndamureka nyine azongaje azabona ko ari mu buryo ahubwo kamubaza umutipe njya mbona ukunda kuza ahangaha muremure w'igikara useka neza bimeze bitewe na mama ko mubona hano kenshi shabye ntabwo mbizi nta muhungu ndamubonana ngo wenda uwo nzi ntawe ndabona nziranye nawe uziranye na mama wawe byo nta makuru mbifite reka wenda nimbaye nzamubaza nzakubwira nimba uzambikira ibanga ngewe mbaza nta kibazo ngenda hari ku bwanyu nyine ntabwo yanzabaza mama wawe ambwire ngewe ntabwo mbizi noneho rero hano kuri salo ntabwo hafunguye niba mushakaga cyane zenguruka uce mu gikari umusange mu cyumba cye kari mbese waje ni karibu bisaba kukiryama ikitere ugira kaniryamire yesu yangiriye neza ujye mureka niryamire nduhuke numva ko yesu agira neza waraye mu kabari ariko nako ngo ni mu kabyiniro naraye ahangaha nshobora urakoze kuza wari uje se ngo utume ka gapirimusi nga nzijye kugwagutumusha wagiye kukituma se ngiye kabikanga insindana nawe nimba uramenyereye gusinda mva abantu bose babamubye mu buzima bw'ubusinzi ariko ubundi umutima mu busigaye ufite uwukura hehe gusinda se ufashe kangahe ndimo gusinda nese ubwo urumva nzayamuzwa nawe untuma inzoga ndi umukozi wawe waje hano kugira ngo ujye ntuma angewe inzoga nkora ku kabari erega gusinda ntabwo ari cyo cyaha gusa ushobora kudasinda ariko ukaba indaya wowe se uri iki muri ibyo byose uri indaya ukabona umusinzi hanyuma se ubundi wari uje kumara iki ko mbona uza kumbwira nawe nari nkwitabye nk'uko wamagaye ko ntabwo nari nkwitabye ngo ngewe naguhamagaye kandi ariko rero sinzi ikintu usigaye warabaye naguhamagaye nkubwira ngo uce hariya kuri ka kabutike uzane agapirimusi hanyuma twisangirire nk'iniga yanjye ubwo se nari nkoze nabi mbona wazutuye amazuru ubundi se mbere ko naguhamagaraga ugashika usigaye ufite ukumara icyaka sera ushobora kuba ariko hari akantu usigaye wize ntiwajya guza ukicara hasi ngo ninkugurire akantu gakonje nakoreka no kugira icyo mvuga oya ariko byihorere nta bindi ahubwo reka nze mutuma agenda nzanira amafaranga umva nsindane nawe ngewe Karine no mu bintu nifuza sinifuza kuzongera gusangirana nawe ku icupa rimwe ibyabaye byarabaye wari uje kumbwira iki umugore nkawe ujye ubanza ariko unitekerezeho urebe ubuzima wubatse ngo urebe n'ubwo wubatse akotere n'ubwo uri inshuti yanjye uzi kuri ikirara nimba navuga umva garukiraho ngaho utanyikira ujye mugandukira Imana tereka ukura kabije subira gusenga ufata biriya gende wicuze wihana Imana ikubabarire kuko urakabije ubwo ari wowe ubimbwiye ndahita mbikora wowe ubahe pasiteri se nawe n'aka kanya nawe uzareka abagabo wiri gusambana nabo wandayewe njyewe niyo nasambana nabo ntabwo nigeze njya ntabwo ngiye nize mba umuvugabutumwa ngo ndi umurokore ndi iki ibyo nakora byose hanyuma se reka nze nkubwire umbwira gukizwa urakijijwe we wakijijwe iyo ni inama nakugiraga uramwusha ariko rero reka nkubwire hari ikindi kintu kibyihishe inyuma ntaramenya wakimenya utakimenye n'ibintu uri gukora imbere y'umwana wawe ese ni ibiki nkora imbere ndakubwiye ngo cecekaho urumva garukira tere garukira cyangwa usohoka nasinye ko muhonde naguturira ugira ute naguturira amazi ntagakiri yayandi umva va ahangaha bugiye mu gikari ube woza ibyombo sibyo ako mama hano hari akantu rimaze gusoma kameze gute sheri umva ngo umutima w'umupfapfa ngo yibwira ibyo bugari gusa ngahaguruka umva imbere genda haguruka nari bapfa kuba kumvisha umutima w'umupfapfa wibwira iby'ubugoryi gusa haguruka usomye ijambo ryiza cyane kuko niko amarangamutima yawe n'umutima wawe byose byacuranye ariko reka nkubwire uzi ko wagira ngo sangiye umugabo nawe ubundi wahinduwe n'iki ubu se ubu najya kuguha pase z'abantu njyewe ubwanjye nahazi nagize ngasubira inyuma nkajya kwikokomorera ya myanda yaje guhura nawe njye nsangira nawe umugabo ngo pase z'abantu wahazi ushatse kumbwira ko Fabo wamuhazi hari n'igihe aba atari we nkabanza abana
ariko buretse n'ubundi nzabikurikirana sigaye mbona iyo ndi kumwe na Fabu undeba ishyari rikakujogonyera turi guseka nkabona ishyari rakwisha ariko reka nkubwire nimba hari abantu ntapiganwa nabo nawe urimo ntabwo Fabu yanyanga ngo gukunde ahubwo uzajya kubunza ubongerezwa n'ahandi hano kuno kaba kakaniye ariko basi urakibuka neza ko igihe bakuze ingomba ngusubireze imbere y'Imana rero reka mbanza nkubwire Tereza ntugashake kunyigiraho wadanja ngo wumve yuko ukaze ariko urabizi ko wavuga ngo ntabwo nkiri Tereza sigiye nitwa bebe wazishwe se ahubwo beach wishe ya kabinde inda umva ngenda kwiyamya itonde mbanze nkubwire ndakwiyamya ngo beach ese umugabo arakibuka abona ese subizayo subiramo numva ngo beach we why rero anyikubitishwa tukaserere reka mbanze nkubwire ijambo rimwe duserere nimba ari uturaso twa Fabu wiyunyugujemo dore imbere warashaje warashangurutse urangije ufata kara gasore wirwa ukijogonyora ugashaka amavuta bashyashya nagasore wabyaye wone wamwikara gusiga bifite nuwo wabyaye nibyo biri ko kurya se ko nabaye umujene ariko wabibonye ko nta bibi bingira mu maso nk'ibyo iyo uba witegereza do uhere hano ukurikiza hano ni ishyari se ufitiye ko nayo yiyunyugujemo ese undi we wiyunyugujemo reka mbanze nkwibwirire iyo uzi neza yuko Fabu ari umwana wundi nanone ukamenya neza yuko nge ubwira ayo magambo ari nge waguhuje nanone ukongera ukamenya neza yuko umugabo yagutaye nanone ukameza kumenya ikintu kimwe cyishe umwana wawe ntabwo wakabaye wikaraga n'akanyabwa akomeye mu isafuriya umva nkubwire Fabu yasigaye meze nk'amwitariye bebe urumva naho igiti cyarakoze naho ikishuri ya umwana wanjye se hahambye ntabwo hahambye abandi bana biriya ni ibisanzwe nabyo kumbwira ngo umugabo yaragiye kereka iyo umbwira ngo na Fabu yaragiye ariko umubiri wanjye usigaye kubabaza ntabwo ubuse nababazwa n'iki uri umupfapfa mbere kubundi nta n'ibintu byinshi nakagombye kuvugana nawe banza utekereze kuri iriya jambo umwana akubwiye ako terereka mbanze nk'ububatsi hari igihe wigeze gutanga ubuhamya uvuga yuko umaze imyaka 30 ukora imirimo w'Imana ahubwo imyaka 30 ishize uri umudiyakoni mu rusengero none ikintu kimbabaza uriya mwana wishingazaho Fabrice watangiye kubwiriza ataranavuka ibaza igihe none yavukiye urebe uburyo witamanze wimanya reka